kose nkomeje kujya numirwa imikorere rero y'impeta ikoranye ikoranabuhanga yashyizwe ku isoko na Samsung. Sasa rero mu by'ukuri sosiyete ikoranabuhanga ifite imizi muri Korea y'Epfo, Samsung iherutse gushyira ku isoko impeta ikoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano, artificial intelligence cyangwa se AI cyangwa se bwa bwenge bw'ubukorano, ibasha gufata amakuru ku mubiri w'uyambaye arimo ayuko umutima utera, uko wasinzira, no birumvikana n'ubuzima bw'imyororokere ku bagore. Sasa ari izo mpeta ziswe Glass Lens, no kuvuga ngo ziragura amadolari, no kuvuga ziragura amadolari $400. Sasa rero mu by'ukuri zizajya zikorana na telefone ifite Android ya 11 cyangwa se Android 11 kuzamura, aho abazikoresha basabwa gushyira muri telefone zabo application ya Samsung yo bita ngo ni Samsung Health, kugira ngo iyo mpeta ijye ibona uburyo bwo gusangiza amakuru yakusanyije. Birumvikana sasa Samsung yiteze ko muri 2025 izaba imaze kugurisha bene izo mpeta zirenga miliyoni cyangwa se miliyoni enye ku isoko. Sasa rero mu myaka mike ishize nibwo ibyamamare birimo abakinnyi n'abanyamideli bagaragaye mu birori bitandukanye bambaye impeta z'ikoranabuhanga. Isoko rero ryazo rikaba ryari ryihariwe na sosiyete ya Ola yo bitaho ni Ola yo muri Finland. Sasa mu by'ukuri kuba zifite ikoranabuhanga rikora amasaha 28 ku yandi, birumvikana bituma hari abatekereza ko zishobora kwigarurira n'isoko ry'amasaha ya smartwatch, izo bitaho smartwatch asanzwe akorwa na Apple ndetse na Google Pixel. Sasa rero mu by'ukuri kuko izo ari ntoya cyane ku buryo zishobora kugaragara nk'iz'abasirimu kurusha ayo masaha yandi. Sasa rero mu by'ukuri cyakora iyo smartwatch zigira sensors nyinshi kurusha izo mpeta, bigatuma zikusanya amakuru menshi kurushaho. Sasa rero ku rundi ruhande harakibazwa niba kuko gukusanya amakuru nta kibazo bizatera, cyane ko abambara izo mpeta bataba bazi neza ngo amakuru zikusanya ziyoreza hehe na hehe cyangwa se ziyahande ninde muntu ubugenewe mwene ayo makuru. Sasa hishimirwa ko uyambaye azajya abasha birumvikana kuyabona kuri telefoni ye, bikamugirira akamaro mu buryo bumwe na bumwe cyangwa se ubundi. Gusa hagakemangwa ko hari n'abandi bashobora koherezwa na nyirazo batabizi, cyangwa se bakoherezwa na nyirayo atabizi, cyangwa se abandi bakivangamo kumva ni ibintu by'ikoranabuhanga, abantu bakanabinjira nyine bakamenya amakuru mu buryo bwinshi butandukanye. Sasa Glass Lens ikoranye ikoranabuhanga rya AI, ubwenge bwo bukorano, nimwe muri ziri gukura abantu benshi cyane, abantu bitezeho ko buri wese yifuza kwitunga. Sasa mu by'ukuri Glass Lens izajya ikora amasaha 28 kuri 28 itaruhuka. Ariko muri kumva hano yemwe abahanga bageze kuri, ariko ubwo namwe muri kuvumbura iki bantu banjye, nyamuneka ndabasabye murajye muvumbura buri munsi, kuko isi iki gihe yose yubakiye kubuvumbuze. Ese uzakora iki nimba udashaka kuvumbura? Nanjye reka nguhe umukoro nkubaza nise uzabasha gukora iki nimba utabasha kuvumbura ikintu gishyira hano hanze gihangana n'isoko ryo hanze. Hano isoko ry'amafaranga arahari, ariko akeneye abavumbuzi. Rero bantu mushoboye kuvumbura muze muvumbura, hasigaye muri gifaranga. Ndabashimiye cyane, murakoze.